Kiyokazi. Mwese kugiye kare. Nuko nikora se reka burya umugize umwaka. Niba nubwo ugiye ariko hari ikintu nashakaga kukubwira. Hari umukomisiyoneri wampamagaye ambwira ko yataboneye ikibanza i Rwamagana. Ngira ngo nyine n'uruhushya njye kureba dore ko nacyo twakigura. Rwamagana. Ese hari ikibazo n'ugiye wajya kureba nyine ukuntu kimeze tukareba ko nacyo twakigura. None se uretse tukajya nta ikibazo? Ese byakwangiza akazi kawe. Ushira nacishamo kandi reka nanjye ndambure n'amaguru byindi. Ntabwo bigayitse nyine byaba na byiza tujyanye ariko nyine numvaga nshaka ko nyine nagenda nkareba ariko ntibikucire gahunda zawe kugira ngo igihe kirahenze ndi hano mu rugo nta kibazo nagakomeza muri gahunda zawe. Uragenda rusanga nagenda mu gitondo mu saa tatu. Ni Rwamagana gane. Ntabwo yakurangiye? Ndangiye ariko ndimbwira bice byazamuri. Muri hariya saba hari ahaba heza. Ni ku muhanda? Urumva nyine ntabwo ndabimenya nawe bya bindi by'abakomisiyoneri ashobora kumbwira ngo ni ku muhanda ariko wenda nkareba ngasanga atari ku muhanda niyo mpamvu nyine nshaka nanjye kugenda nkareba. Kijya ko bizo tujyana. Yego nawe ijisho ryawe ntabwo ndigaye. Ariko kijya ko bizo tujyana kubera ko anyway ntacyo. Nujya kugenda umbwire. Sibyo? Kandi making sure ko buruse kare. Ntabwo ndi gutinda. Uzi ko ingendo za nijoro ntawe nzi kuntu sinawe ko nzanga. Iyi nyine ndabanguka ntabwo ndi gutinda urumva nimba mvuye mu saa 3 kugenda n'isaha imwe n'amasaha y'umunsi yawe. Ambutiyaje. Amasaha ane ariko kugenda ntugaruka. Kugenda gusa. Okay, anyway. Ntacyo, share ntacyo. I trust you ntacyo. Gusa ugende urebe niba ari ku muhanda kandi urebe niba ari ahantu hari praticable. Urebe niba ahantu hagendeka. Donc ushobora kuva ku muhanda ukahagera bitakugoye, sibyo? Okay. Urakoze? And take care. I love you. Love you too. Zakas kezimani kuri. Merci. Niki kintu ushaka? Ninde wagutumye? Ushaka wiki wamwana? Reba igihe wahwereye none uracyari kwigira icyo gucyura. Ariko ushaka atari ubwoba wabibonye Tuvugire mu rugo nawe ari wowe uraza kuyobera ubishyiremo kandi byakabaye ngombwa ko tugenduka kubera ko ngukunda nyine reka mureka akora ibyo bashaka.
si urabizi iriya sambu ntabwo ari iyanjye njyenyine nawe naje gukodesha urabizi ko amafaranga nakuye muri iriya sambu ese ushaka dukora iki si ibyo ukodesha kandi mu rugo urabwiye ko n'ufite gato nyine sinumvise ko twagurishije amafaranga sister yarayitwariye hose se hose ariko yampaye makeya kugira ngo nkodeshe ahangaha hari ibintu dushaka kuzagura arakandi kabanza yari yabonye i Kigali ashaka kugura ese ko mbona yamariye mu nzoga no mu bitabi inzoga n'itabi aho ugomba kumva n'ikintu si ibintu ko bangamiye ushaka dukora iki ari amafaranga zimukubikira babarira sibyo ibihumbi 700 kwezi bimbikire na miliyoni nayibika sibyo miliyoni 5 nazibika hanyuma se nkubuze ubwo ntabwo hazi mwimutse se hakuswe 700 hano mu cyaro birimo inka birimo ikibanza birimo ni botike nese wabiguze basi ukajya ukabona kandi nashaka ko ntabwo ngiye nshaka kuba inama mu cyaro baho ndi kubwira ngo utangiye witegure tuzajya i Kigali wowe gistansi amafaranga reka mbegeke sibyo yamenya bike umuntu ugera i Kigali sibyo nzakubwira nyine dutange kuri phone ko numva ufite gahunda yo kugenda vuba ubwire wenda ngiye nzabikuguriremo yego Eva we kidupfa n'icyo rero itangiye kuzana ibintu byinshi none se suri Eva se ko yashutse Adamu ngiye ndi kubishuka none wari kunkorera iki okay kanenge kera naho igibana n'icyaha kwisugica kwa mwicaho ndi no kuko oya hano ndayice mutari kunyumva wanzitekerezo njye n'abandi basi ikibazo kubera nabijyanye ahandi ana wese ngiye muri basi mu yumve nishaka basi mu cyo kugira ngo yumva aho nshaka ko ari amafaranga tugura meza uri neza roroka kaya ngo zigona Jyewe mva ariko wenda ayandi mbenyabitse sibyo n'umuntu ntugera i Kigali ngiye gutekereza neza sibyo ko wenda abona ibitekerezo byawe bizana n'itabi akusugize ganita buri kubizana gute wabyiburiye ni ngombwa uzanye inzoga n'itabi kose inzoga n'itabi kose inzoga n'itabi nushaka bigende bike ni ukuri erega ndikubonamo kenshi okay amafaranga yanjye ugiye utajya ubwoba ntabwo azashira njye ndabizi nubwo sister twaye menshi ariko yansigaye nabwo menshi nese uko ari gusohoka ari kugaruka ese mu 700 usigaranye muri miliyoni 5 urumva atari menshi ese ni 700 nisoro sikarambe sinakubwiye ahubwo ushaka nyaguhereze hanyuma yahereze nde iwanyu ngo mwashingemo akabotike siko gira ushaka ese arumva ya papa yawe ntabwo nababwira ko nyafite ngamwe kushaka uko tubikora nshaka ko amafaranga yamba urumva nyabike ngiye igitekerezo cya mbere nari ngize cyane kugura miliyoni sibyo ihene wenda ihene se urumva tuguze miliyoni 10 sibyo wenda ngiye n'imbyara abana batatu urumva mu mezi nko mu mwaka uzihene twatugize urumva nta mafaranga ntabwo urakoze kunyibutsa akantu ko kubyara shiri wanjye wese wararetse kumenya ukabyara akantu nise dukundana niba nkunda sibyo reka dukore umushinga wunguka dukore ubukwe sibyo nese umushinga no kwigurira mvuga mutagukorera giye amasara mu batasi nise ndugira muti nta muri kana gace asa muri umumaro mutanu twabigenze ko ntabwo amasara mu batasi ese agiye gukora iki kandi amuzi ibyo ndikubwira nise ibyo byo kuba ibyo kuvuga tugukora imishinga nese ubwo dukoze imishinga tugashwana byagenda bite noneho ngambira dushwana dusubiza nta kibazo uretse nyine nta gahunda mfite yo gushwana nawe nkuko binsezeranya ukuvuga ngo ni ngi umukobwa nyine n'ukunda muri quartier urumva kandi none ngareka twimagine bibaye byagenda bite
twari kubitegura ntari byo iyo tubari ibintu bibiri urabizi abakobwa be nakuntu muteye iyo umuhungu amaze kuguha amafaranga yiwe muhita mushaka uburyo mushwana reba uriya mukobwa wo kwa Mariya ntabwo wabibonye buri gihe ukunda ujya umwiranga ngo wangiranye n'abakobwa bera ko wabonye ko ntandukanye nawe sinzi impamvu yo bigabe kandi birambabaza suri basi birambabaza pe nakubeshya sawa none se basi ngambwira sibyo ukereka ngiye kubitekerezaho uri kumva ndaje njyana kwa Kalisa fata agacupa kamwe ubundi nze ninjira mu rugo kamwe ejo kuwa mbere kamwe kwa kabiri kamwe ajya ngo birarangira gatanu inzoga zinabarizwa uko zirahenda si amafaranga 300 uwo 300 ufashe mu bihumbi nyakuramo 300 urumva wa twaba duhomba 300 kube n'akanga kube n'ijana urebye igihe amafaranga baguhereye si tuvuga ko maze nko kunywa ndumva byanze byanze basi nibaha nta kibazo kamwihorere sibyo basi nabanya twaye ibyo twatwaye byibere rwose kagenda no gato kwa Kalisa cyane fatira agacupa bitekerezeho ahubwo ejo uzazanya guheza yambikira azabasigaye turadura dushwana nuko dushwana cyaturi kugira n'inama ubuse ko abantu bashwana barwana utuma turarwana njye nawe sawa rero ngaruka mu turi kwa sibyo ngewe uri kumva urabona ko burimo bwije sibyo taha ngewe ejo saa 3 za mu gitondo uzambyukire harya usigaranye ngahe 700 ntarinjire renga nta bindi na 500 mfite na 500 miliyoni 3 sister twaye sister twaye reka ngorohereze ko ndabikunda sibyo ejo so ko hari ngo sensa ejo uzagura amacupa kamwe ko gusezera kubera ko urukundo uyu munsi ni ko amacupa kamwe ko gusezera ejo nyine uzaza gufata amafaranga ntabwo amasaha nakwemerera kujya kunywa icupa pe nose kubera ndatwara amafaranga 500 yonyine bwije ntabwo bwije ahubwo ntaburije sinumubwiye se ejo ari guhindura ibintu ntabwo nzabihindura tangiye kujya kureba musa hano kwa Kalisa ndagaruka ko uzamuha icupa rimwe gusa ubwo ntibirenzaho rimwe ryangahe rimwe rya 300 rimwe nibyo navuze isinyere se 500 se kujya biremo na 500 ndetse se ntabwo iyo warengera kuri ayo akagira nza kuri ijana pe byuze mu turasa wemereye gusa sawa nataburije nsezeranyije yego uzanyemereye ejo nzaza ndiyo ko yuzayo wambwiye 700 na n'ibiciro 300 ibiciro byaravuye 200 nyine nibyo dukubwira nyine ko tuzagira ngagende sibyo burije sibyo si akaje kamwe wanguriye amafaranga abo yishimiye Imana wa mukobwa wo ko hari Imana naramu buri uriya mukobwa wo kumutera story uriya mukobwa uskasinda ari ibyo kubikubwira yandaye nagarinda ujya naramuguriye cyakwa gasinda yanyemeyeho ngo nta bintu byamusindisha biriyo yamwe tuyo gutwa dutatu ji ya 200 wanguriye oya we impamvu ngukunda impamvu icyo ngukunda nyine yo nguru utuntu batwakira kuramugura uducupa dutatu isuko uriya mukobwa ego ahubwo we taburije dore amasaha arimo aragira arimo aragufata ko burije bamuganye n'amasaha atarageze usanga nari mu rugo ariko ndaguhamagara ndi gucangira ndaguhamagara nta kibazo rwose kandi sinsa ntwasi oya reka muherekeze nari
reka nta kintu ari bugutware ariko nta nubwo dutinze se dutinzeyo ariko byiteho arizi ndaza uri cyasame iribuka uvuga ari amagambo ndabyibuka saho akuvuge wabaye uti shawo mutese ibintu byose ba wabiteseho ubu ngubu wibagiwe ahantu hose tuvuye ariko shahari hateye ubwoba wabibonye tugende tubanze tuve hano tugende ndakubwira tuvugire mu rugo kuko ari wowe uraza kuyoberwa ukuri ubishyiremo kandi byakabaye ngombwa ko uhita ugenda uka nyine ngo niba ibyo nibuka sibyo Fabio uri ikimara nyine sibambwiye ngo ngiye nongere se amagambo numva nshaka nyine muvuge mu izina nyine mvuge igisekuru ki nyine ndangiza nongere mu mazina naturi ibyo ushaka nyine ikindi na bya bindi we yavugaga rwose sinanabyumvaga nakagacuma yakubitaga numvaga bitwigira ngo sinabyumva shawo uri fake mu ariko buzima ndabikora atambabara n'intibabaye ndanabitekerezaho byose uva se uretse kwinjira ntabwo uzi ko ubu bana n'abantu bashobora kumva ibyo turi kuvuga karakana karakadage kabiri ntabwo uzi abantu abakozi urabaye cyangwa arabibagiwe Fabiola rero ntuzane bwasame ntuba umwana reba amaguru dupfushije ubusa uko angana reba ukuntu dutaye umwanya munini urumva genda ubishyiremo n'umutima mwiza wibuke ya magambo yose batubwiye ndabyibuka nanjye rega ntabwo ndi umwana kandi icyo nshaka urakizi icyo nshaka nta kindi pe ndagira ngo yibere ari aho ngaho icyo mvuze anyemerere nta mpamvu yo kugira ntabwo nifuza ubumwica nkuko nabivuze icyo nshaka ni ukugira ngo anyemerere icyo nzajya mubwira cyose anyumve nta n'ibirenze rega burangiye icyo nishakira ni kugira ngo mbese urashaka kumuhobagiza gusa yego nta kindi anyumve tuzanye tugira ibiki arusheho gukomeza kunkunda ntabwo mba nifuza ko ari undi muntu yakunda urabyibuka ibyo bavuze ndabyibuka yambwiye ngo mvuge ngo ngewe runaka wa runaka sibyo dore uyu ni umuti mwuhaye umugabo wanjye ari we runaka mwene runaka mvugireho nyine ibyo nshaka ndangiza ndufate mushyirire mu byo ari buryo ibindi bishyire ku musego kora hasha usigaye wiki ntago nabyibagirwa usigara ari Fabi ukumva neza ubundi hasigaye uzahita ungurira akantu gusa ufite icyo kibazo hari ikintu wari wamburana ngo tujye kurya ahubwo turajoje uzi inyota mfite ubwo si ka gakobwa kariyo ariyo ntabwo yava mu rugo ahubwo se tuzi ikibazo cy'ipirota iranga